Eveno mijente on South Africa biz back in Ego Golden Coin jewe nitwa Kazi Kesi reka nizere ko umeze neza aho uri hirya no hatandukanye sho kuri mu Rwanda cyangwa se muri Afrika hanze y'u Rwanda of course cyangwa se hanze ya Afrika reka nizere ko umeze neza ibyo urimo biguhire kandi bitari no kuguhira bibaho turi mu isi kandi isi nyine igena ibyaye reka tubwire ngo wihangane niba umeze neza kandi keep on hanyuma kano kanya turi ku cyumweru haleluya twaje gusura umushuti wacu cyangwa se umushuti wanyu akaba umuhanzi kazi umeze neza muri rap nyarwanda yitwa Fanny Mirawan ukona kumubona kuri yawe TV hanyuma kandi turaguteguza ibibomba agiye kurekura muri iyi minsi of course mumishize kwa kuri studio session mu kanya gato cyane turubuze niwe dukundira kubwo uyu munsi ngiye ku introduce mu kanya turubuze kumuganiriza wenda nibyo buze kwikomoza tubwire uko bimeze ariko ndaguteguza ibintu biremere by'umanzi kazi arije mu gisata nyine kimwe n'abafifira n'abandi ngabo tudatinze rero twaje kwizihiza isabukuru ya Fanny y'imyaka atari buze kuvuga ndabizi neza katari buze kuyivuga hanyuma twe turi yawe TV reka ngushimire ko subscribe ndetse no utarayikora niko kanya kugira ngo ukore subscribe hanyuma kandi nibigukundira wakora share na comment kugira ngo abantu tubasangize ibyiza duhorana umunsi ku munsi aha turi mu rugo rwa Fanny Mirawan aho turubuze kugenda tumuganiriza abo turubuze kubona tukabaganiriza ama interviews agiye atandukanye we uzo gudukurikirana hanyuma kandi urubuze kugenda ukurikirana uko ibirori bigenda umwanya ku mwanya stay in touch ukomeze ubane natwe turi yawe TV all right okay Fanny Mirawan ese ndagutera niba neza tubakintu Lisa umeze neza cyane fresh nari biracamo mambere nko marayika none umwe hingo se asa mu marayika ugira 3 yaba marayika bagira 3 twari njye uzaririmba mu ijuru man no uzarimba ihe ndirimbo se ni numuriro ya ntabwo zemeye mu ijuru nibirijo okay by the way ndakubona ufite swanga umeze fresh cyane cyane cyatari abantu bari kuyibona namaze no kujya introduce mu kiganiro rero bari kubona inyuma happy birthday foto nziza cyane amafaranga ni meza barasenze se buri iki ase abandi bantu bategura anniversaire wowe gutegura anniversaire kubera iki ndayitegura kubera nyine mba numva mbishatse kandi bikunze ahubwo nuko ufite amafaranga ntabwo bisaba ko ufite amafaranga usaba kubikunda cyangwa nuko ufite inshuti ubona zidafite uburyo zagutegura anniversaire nabyo birashoboka ufite inshuti z'ibihuha ntabwo ibyo nabihamye kwitegura just nukumva ubishaka niko nyine mba numva mbishaka kandi nyine numva ari fresh so isabukuru nziza Fanny thank you kwishimiye kuza celebrana nawe mu kanya hanyuma nabaza reka tuganire mbere ko dusinda ngo urabizi ko turi gusinda nyangwa inzoga urabizi gisenye njyangwa inzoga nasi ko cyemeye ko dusinda anyway uje imyaka ingahe ubu ndaza gucana utubuje nari gutubuje imyaka mfite nani gutubuje twajya kuri la keke urashaje ndashaje nyine urabibona ajya ngo tuzagaruka hano habayiki tuzagaruka hano habayiki ahubwo shora hibira bambwiye gukunda guhinda cyane bambwiye ngo nago reka tubigire ibanga ariko bambwiye ngo iki bivuga gake kuki ugira umunwa ibyo bintu ntabwo nari kubivugira imbere ya kamera byari iby'inyuma ya kamera sibyo none bije imbere ya kamera okay ni bitubwira nta kibazo baza kubya bidi ariko ibyo ngibyo okay nta kibazo by'uko amugana tureke no kwivugira imbere ya kamera ibyo y'ubukwe by'ubukwe se bwa kubivuga ko tuzagaruka no twakoze ubukwe reka tureke kwivuga imbere ya kamera tubyihorere so kwagusuye iwawe rero abantu babibonye baje kuva twatangira twinjire hano kwishimiye kuza gusibana isabukuru y'imyaka myinshi batayana mike ariko nanone nta mukobwa ugira imyaka myinshi yabivuga ubu nunayituguye tukuraho nk'icumi mundi kweshya ko bakona kugabanya imyaka yabo nese numva umuntu yavuga ingahe nawe uzi nawe umwasi wo mvuza wavuga ingahe avuga ngiye nkunda kuvuga imyaka myinshi ahubwo irutiyo mfite uvuga nk'ingahe ariko se kisi ndakwiyamye ntabwo myinshi ntabwo ari bifite vuga myinshi 100 ubu ngubu kandi hari abantu ujya ati ni nka 22 n'umwe eka ntabwo ibyo nabivuga so abakobwa bakuvuga imyaka kandi dusigaye dushaka abakobwa bafite imyaka myinshi kuki mutinya kuvuga imyaka yanyu kandi nta kibitwaye batera ipfunwe mwumva kamazina no kudonera ariko by the way dore tunyinjya muri kamera kandi nanze kuyigira aya nundi se ko bakuzi kesti akari ka kesti rwo turwana ari umuntu ukundeba arwaye okay
ariko ndi kukubaza ikibazo kandi nacyunsubize neza ko cyakubwa adakunda kuvuga imyaka yawe ntabwo nyine biba ari ngombwa cyane kubera iki se waba uri mukuru waba uri mutoya ntabwo nyine kuvuga imyaka yawe ntabwo nyine biba bitwika tu so bimwe mu byamamare byaje nubwo bita kugaragara hano kuri kamera yawe muri video turimo turakora ahangaha nabonye wazanye bamwe mu basta n'abandi bashuti ba hafi ba KZ ba producer Oye nagiye mbabona ahangaha yego bisobanuye iki kuba wategura ikirori nk'iki umuntu akava iri aba Oye bavuye ntabwo ndi bavuge kugira ngo atazanga kumukoresha indirimbo akaza kukureba bisobanuye iki ku munsi wawe sha nyine ni byiza nabyishimiye ni by'agaciro gakomeye cyane nyine mu buzima busanzwe inshuti zanjye yego rero batitabiriye ikintu cyanjye ntabwo nyine baba gusa urumva baba ari inshuti zanjye kubera iki baba ari ibihuha cyane cyane ko Oye ari unkorera imiziki ngiye kubatamo hanze niwe nyine ununga nyine niwe uri kunwikira nyine mu miziki yego nyine KZ nawe umushuti wanjye nyine ubwo nabandi tutavuze Fanny niki kintu wishimira ku myaka ufite twanze kuvuga kuri anniversaire isobanuye iki kuri iyi nshuro ikintu cyambere nishimira nyine kuri anniversaire yanjye nuko nyine mbona abantu nyine bamba hafi babantu ngira nyine basi ni muze nyine bakaza ukabona nyine babyitabiriye nyine ibyo ni by'ingenzi kurusha ibindi bintu byose bibaho okay so ni nacyo anniversaire isobanuye kuba wavutse kwibuka ko wavutse niki kintu gita kikuza hafi iyo umunsi ugeze bamwe bandika message bakarira wowe niki kintu gita kikuza hafi ntabwo narira iyo utekereje kuri uyu munsi iyo ngutekerejeho nyine mba numva ari ibyishimo mba numva ari byiza mbona nyine ari ibintu by'agatangaza ku buzima bwanjye yego nyine mba numva nyine mba nshimira Imana kuba nyine ibikintije ubuzima nkaba mbasha nyine guhumeka nkabasha nyine kubaho ku bw'abantu runaka mu myaka umuntu aba afite reka dufate umwaka umwe ushize uyu munsi urangije umwaka wiyongeye kuri wari ufite niki kintu cyakubayeho kibi utazibagirwa mu mwaka ushize wifuza ko ubutaha ikintu cyambaye cy'ibintu ko nahuye n'inshuti z'indyarya inshuti mbi ikintu cyiza none wahuye nacyo muri uyu mwaka ushima Imana nka bibiri cyambere nshima Imana nuko nyine icy'ingenzi cyane nuko mpumeka kandi nuko nyine mfite n'abantu nubwo we naragiye mpura n'inshuti mbi ariko nagiye mpura n'inshuti nziza hari abantu baje beza mu buzima bwanjye nkuko waje ababi mu buzima bwanjye rero nshimira Imana ko nabonye inshuti nshyashya kandi z'umumaro nkaba mpumeka n'umwuka w'abazima ari zo zisi turi kubona ahangaha hanyuma ntabwo turi butindane cyane Fanny turacyakurikirana ibirori ahangaha ariko ufite hari ikintu ushaka kubaza kandi urubuze kukinsubiza ufite ababyeyi bombi yego okay gira ubutumwa ugenera mama wawe kaduhere kuri mama wawe burya banga umukobwa ukuza akunda nyina kariho mpera mvuze ko ukuze mama wanjye ndamukunda cyane nyine agatangaza nyine ku buzima bwanjye umuntu abashira ku buzima bwanjye nawe ari hano nuko atari ngombwa nakazi imbere ya kamera ariko nyine ndamukunda cyane ababyeyi banjye nyine ababyeyi beza abantu nyine tubana hano mu rugo nyine nyine navuga byinshi tu ariko nyine ndabakunda cyane yego ntabwo bari hano ariko ntekereza ko bari uzi kuhagera nabo mu makuru make mfite nabo bari muri iyi nzu bari kubatera twa makiyaje nabo okay nabarokora bajya babyitera no so uko harya ntabwo yagisiga makiyaje okay zimwe mu nshuti zaje kukureba n'abantu bakurikira yawe TV bagukunda ubwo tuvuye ku babyeyi by'umwihariko nawe mvuze mama ari kuguna papa wisubishyiramo byose ni sawa agira utumwe bagenera okay buri muntu wese waje hano nyine ndamukunda kandi n'agaciro ku buzima bwanjye nyine namubwira byinshi ariko nyine amagambo yabura niko navuga ariko nyine buri wese washanga akitanga gafata umwanya akavuga ngiye kwa Fanny atabuze ibindi bintu ajyamo nyine ndamukunda to nyine nawe ahantu hose zanyenera nzama ari kubwe okay mushuti zaje kukureba hangana ndo wagutunguye ndanunguye ari umuntu wantunguye ko tumaze nk'imyaka 2 tutabonana ako yari inshuti yanjye nyine nibibazo yagiye agira ariko nyuma yaho yari amaze igihe kirekire yego ako nyine ni wa muntu nyine nahamagaye nyine ngira ngo amfashe service umva yihutirwa umva ahita azayiruka pe nyine yari abizi ko uyu munsi uhari ako wenda nyine kuhita mukenera nyine mu buryo namukeneyemo ntabwo byari bikwiye ninde nyine inshuti yanjye yitwa nde ni n'umupapa
arimo hano ya ndakeka yasohotse ntabwo ari hano niba navuze muvuga izina nyine okay nyine ndamusuje nyine ndamukunda nkunda n'umuryango we wose niyo papa nyine ubuze hano se niwe wenyine okay abandi ni abasore abandi ni abajene baba papa gusa okay timo turasoza ngaba papa gusa okay uyu munsi gahunda yawe riteye gute uyu munsi rero gahunda yanjye kuntu yari ipanze ntabwo ari ngombwa cyane ikizima nyine cy'ingenzi iyi mpamvu ndi kubaza ndashaka kugira watangiye kwitegura anniversaire muri salo ko ngiye tuvugana ashize nk'amasaha 5 oya ntabwo yose yashize rego si yashize ariko nyine icy'ingenzi nuko ibintu byose bimeze neza kandi usa neza merci alright so happy birthday once again imana ikomeze kongeza imyaka myinshi ugera kuri byiza byicibwo nanjye ngo utayemo ijambo ngisinza kubona umwanya wo kubivuga mu Rwanda ndakundaza kunya kubikubwira ariko out of camera reka tugushimire ko waduhaye umwanya wawe ku munsi waruguye kuba twakubona uri busy ukaduhereza umwanya tuganire wakoze cyane Fanny wakoze cyane imiziki myinshi kandi n'imyaka myinshi y'umugisha asante sana okay so turakomeza kuganira rero n'abantu batandukanye muri buze kujyana mukurikirana ibirori biza kugenda hano turi mu rugo kwa Fanny nkuko mubibona hano niwe afite abashuti benshi nubwo atari kugaragara hano kuri kamera turuze kugenda tubaganiriza ndetse tubereke n'umuhango wose ukuza kugenda ibice bimwe na bimwe by'ingenzi so stay in touch twebwe turi Yawe TV murakoze cyane twishimiye yuko muri aha ngaha kanya ku bwa anniversaire y'umuvandimwe icyo ubungu twatangiraho no kwibwirana so ariko nk'inshuti twahuriye aha ngaha twahujwe na Fanny reka bari utangira adupresente inshuti ziwe ndumva aricyo kibanza thank you kerakoze cyane MC hano mbanje gushimira buri wese waje aha ngaha abafite ahandi hantu yagiye cyangwa afite ibindi bintu yagiyemo ariko yafashe akanya kaza hano mwese ndabashimira abantu bose bari hano ni inshuti zanjye nta n'umwe ntazi ni kuri mwakoze nyine ku ruhare mwagize kuza muri video yanjye ndishimye okay ubwo icyo navugaga no gupresenta bigendere n'ubushuti ufitanye na buri umwe hano watu bura ibyakora se kwenda buri wese yakwivuga oya ngiye ntabwo ndikoze cyangwa se nanone yakwivuga ahereye kuri wowe okay nabyo birashoboka cyangwa amakimwe amagambo make nyine bose ngenda bavuga nta kibazo it's okay nta kibazo okay ndasine n'umushuti wanjye namuhujwe na JSB ni inshuti yanjye cyane tumaranye imyaka myinshi bose murabazi nyine n'abaraperi muri ku ruhande nawe n'umu director akora kuri RTV yitwa Emmy oh wow ego nawe inshuti yanjye cyane namuhujwe na JSB uriya umwana wanjye umwana mukuru wanjye yitwa Souvenir wakoze kuza nurambaye ingofero nawe yitwa ni inshuti ya musaza wanjye okay uriya bakurikirana nyine yitwa producer oye beat imizigo ngiye kubaha muri iyi minsi ni uri kuyinkorera oye wakoze kuza muri video yanjye uriya begeranye nawe yitwa Joker Keizi nyine nabashuti banje byatari ngiye nkunda guhuza n'abantu benshi cyane nabashuti banje ba hafi dukana akazi ka buri munsi niba abantu nyine nkinira nkababwira ati wagwadi nyine wakaza uriya nawe ni umushuti wa bro wanjye nawe wakoze kuza aba nabo n'abashuti banjye bicaye aha ngaha urabazi n'abashuti banjye bakoze kuza cyane baje hakiri kare basana biratangira bajya mu zindi gahunda ariko nukuri ndabashimiye cyane kuba bigomye bagafata uyu mwanya bakaza muri video yanjye by'agaciro okay tugiye komeza gushimira Fanny ndakeka buri umwe wese yabonye icyanwa am I lying ndabeshya ubwo utakibonye sinzi okay icyo twakomeza kuvuga no gushimira buri umwe wese wabashije kuba yatendinga ino birthday so rero igikurikiyeho ni ukuba twakomeza enjoying tugiye guplayinga some music ibindi byo muragenda mumenyeshwa gahunda uko zigenda zikurikirana true
you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey.